namwe. Ni Mr. B kuri channel ya Mr. B i Rwanda. Uyu munsi rero nk'uko tumaze kubimenyeranaho kuri iyi channel yacu, nababwiye ko tugiye kujya dukoreraho ibyegeranyo n'ubusesenguzi, tukavuga ku byo abandi basesenguzi batigeze bavugaho, tukavuga no kuri bya bintu mutibukaga ko byabayeho, cyangwa niba wabyibukaga ukaba utarigeze ubiha umwanya wo kubitindaho. Nicyo tubereye hano rero, kudukurikira, kuduha igitekerezo, kudusharinga, gukora subscribe ni inkunga ikomeye cyane. Uyu munsi rero tugiye kuvuga ku bintu 10 byaranze iyi si yacu dutuyemo, ariko abirabura bigaragara ko bo muri Afurika ntwari batigeze bagiramo uruhare na ruto. Ukibaza ngo icyo gihe abirabura bo muri Afurika ntwari ntibabagaho, cyangwa se byagenze gute kugira ngo dusigare inyuma. Ikintu cya mbere ndahera kuri Bibiliya. Bibiliya ivuga ko umuntu wa mbere wabayeho ntago ari uwo mu birabura y'Afurika ntwari, yitwa Adamu. Icya kabiri nacyo kiba muri Bibiliya. Umuntu wa mbere wishe abantu benshi ku isi ni Gahini, nawe ntago ari iyo muri Afurika y'abirabura. Icya gatatu, umuntu wa mbere wakoze ibintu bikomeye ni uwazanye ibi bintu by'ibinyabiziga tugendamo, nabyo bigaragara ko nta ruhare umunyafurika yigeze abigiramo muri Afurika ntwari. Icya kane, umuntu wa mbere wakoze ibintu bikomeye cyane wabaye ku isi nta kintu na kimwe kirabaho, dore ko abantu icyo gihe babaga mu mashyamba, bigaragara ko atari umunyafurika w'umwirabura. Icya gatanu, impinduramatwara yo kubaka kugira aho abantu batura bakamera neza, bigaragara ko nabyo bitaturutse muri Afurika y'abirabura. Icya gatandatu uyu munsi tugiye kurebaho, bigaragara ko muri iyi mpinduramatwara y'uko abantu bagiye babaho bakagira ibintu bageraho, umuriro wagize uruhare rukomeye cyane kugira ngo abantu bagire ubuzima, ariko uwo nawo ntiwavumbuwe n'umunyafurika w'umwirabura. Icya karindwi umunsi tugiye kurebaho, nawe uri bwibaze utekereza impamvu yabyo. Bigaragara ko umuntu wa mbere wavumbuye imigabane yose tuzi yo ku isi nta mwirabura wo muri Afurika ntwari urimo. Ikintu cya munani uyu munsi tugiye kurebaho, bigaragara ko mu mpinduka isi yagiye ikora n'ibintu byose byagiye bibaho, tugendeye no kuri Bibiliya, Imana yatanze ubushobozi bwo kwita ikintu cyose amazina, ariko nta munyafurika w'umwirabura wigeze abikora, kuko ayo mazina Uwimana yari yahaye ubushobozi bwo kuyita ni Adamu. Icya cyenda, bigaragara ko n'umuntu wacunguye isi waje akatubabarira ibyaha byacu twakoze, ari we Imana yohereje nk'umucunguzi, atigeze avukira muri Afurika y'abirabura. Ikintu cya cumi, icya cumi uyu munsi twashyize ku mwanya wa 10, twibaza impamvu nta munyafurika n'umwe wigeze agira uruhare ku bintu byose byigeze bibaho, ariko ubwo nimvuga umunyafurika mwumva uwo muri Afurika ntwari. Nta kintu na kimwe yigeze akoraho ubushakashatsi ngo cyandikwe kigire ahantu kiba, ku buryo wakigenderaho nawe ukagaragaza ibyo umuntu wo muri Afurika ntwari yigeze kugeraho mu bihe by'impinduramatwara y'iyi si. Ese mu gusoza ubu busesenguzi bwacu n'ibi bintu 10 twari twateguye, tukibaza ngo umunyafurika w'umwirabura nta kintu na kimwe mu mpinduramatwara yigeze akora gishobora kujya ku rutonde rw'ibi bintu ngo tumenye ngo iki kintu ku isi cyaje bwa mbere cyazanwe n'uwo mwirabura, iki kintu ku isi cyavumbuwe bwa mbere n'uyu mwirabura wakivumbuye. Ibintu byose ko bigaragara ko nta munyafurika w'umwirabura wo muri Afurika ntwari wigeze akigiraho uruhare. Uyu munsi rero ni ibyo bintu 10 twari twabateguriye, tugendeye ku bushakashatsi bwacu. Ubaye hari igitekerezo cyangwa inyunganizi wajya hasi muri komanteri, nawe ubaye hari ikindi waba wibuka cyangwa se waturusha umunyafurika w'umwirabura yaba yarakoze, wajya hasi muri komanteri ukatubwira uti ibyo mwavuze ntago ari byo, kubera ko iki n'iki bigaragara ko mu mpinduramatwara y'isi ari umunyafurika w'umwirabura waba warakivumbuye cyangwa waba waragikoze, kikaba kizwi mu mateka y'isi, tugendeye mu nzu z'ibitabo, tugendeye muri Bibiliya cyane cyane ko ariyo yatangije amateka y'isi, nawe ukadukorera ubwawe ubushakashatsi ukatwunganira. Ni ibitekerezo byacu bidakuraho iby'abandi. Ndabashimiye.